nimbona amafaranga nzajya nambara akusano banyemerera weba kwemerera aho cyakora gusura umukobwa no nagashaka icyamaga kubona ntabwo namenyereka noneho ahubwo se siswa yavuze ngo ibintu byose aruzi mwigana ko ni igiti ariko vanira ibintu byose bize muri inzu nibyo aho baturuka hose mu izina rya Yesu nirukana iyerekwa ry'ivangirwa imbaraga muri zose zaba zikomeza zizirikira ku rugo rwanjye ndazirukanye mu izina rya Yesu. Tutangira ikintu cya mbere ifi urabanza ukayikata mibisete aya nibyo ngiye gukora ubanza ukayikata gutya ubona ariko mama nk'ubu ngubu vanira bari mu by'ukuri ko mvuga mukavuga ngo ndasakuza ngo ngira amahane nk'ubu vanira bari banaza ko ngo yaratoroze ruko yarugeze yaroze mwe mwenyine nge mu bantu yaroze nta sindimo basi yes noneho umbere nuko yambaye ikintu kirekire iyi niyo mpamvu yaguye mbega umusore uzi gucagura mugakabya ariko ariko mbabwira ubwiza ukuri urabera tusitori merci none se murasohokera ngiye iwabo wabo ariko basi nusaba ugerageze umumpe nimero ya telefone sinibasabye kubona dufotoze twiki arabamufotora nshaka hiki mbese nawe agafata ari buze kugufata usa gutyo ariko wa mukobwa urihisha noneho reba uburyo kigera ku birenge none se ahubwo ntibaza ese mwereka aho ushobora kuyigabanyisha bakageza ruguru none se bashyiraho yagufiriye sapima urabona ngiyi n'abantu 10 batajyamo Imana yakwamira ukuri kw'Imana nimbona amafaranga nzajya nambara akusano banyemerera weba kwemerera aho cyakora gusura umukobwa no nagashaka icyamaga kubona ntabwo namenyereka noneho ahubwo se siswa yavuze ngo ibintu byose aruzi mwigana ko ni igiti ariko vanira ibintu byose bize muri inzu nibyo gift zose zinjiye muri inzu nizanye wowe ariko mbabwiye ukaramuka utaje nugera mu nzu uhita uyambura uyimbe kuko utayitsinda ahubwo ndayikwiramo muri kuri kere manaze se hari indi yanzaniye akusiyanze ko nyambara nimba yarabifatishije abantu nimba nese ubona nahora mu mwenda umwe nyine iyo ukuntu ikubereye nukuri kose ntabwo James ajyanga arabibonye ko nta myenda agira gift zose ziba ziri uratangira ibintu byo kwikomplika we ntabwo ariko bikamubwiza ukuri aramutse ari kubona soso iyi kanzu yayitwika cyangwa akayijugurira mwo kimwe abisha ari uriya mukobwa ndamuzi mvambwira sha reka niyo gutinda sibyo reka ngiye kugenda ubu turi saa 9 n'igice naramagize aka kantu kanje ukibuke ako kantu se komeza kugira ngiye kugenda gutya bya bitaka byawe yatoneze ariko umva none uragenda gutya uragenda gutya so afite ubwoba umuntu uri buze gufata oya nta kibazo mfite ubwoba rero kuri kuba ndumva umutima wanjye udatuje ndumva nabireka nakubwiye ngo Jessica yano mani genda mani nida tu mani James wowe hura mbona no gicyaba ntabwo habagara mani nakora sawa
tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi kwagaragaye kuri uyu muryango wacu. Wakoze imirimo ikomeye, twabonye ukuboko kwawe kwiza. Turabigushimiye mukunzi mwiza, turabigushimiye ko watanze amahoro, warinze uburwayi. Mu izina ryawe ryera Yesu wakuyeho impagarara. Aka kanya rero byiringiro bizimanje imbere y'ubwiza bwawe. Niba nkugiriye nk'umugisha, ndakwinginze kugira ngo abahungu banyu bamurureho za Delila mu izina rya Yesu. Ubirukaneho imyuka mibi y'abadelila mu izina rya Yesu. Ndatesha agaciro, ndakubita hasi ibyizamura n'ibyikaraga imbere yabo mu izina rya Yesu Kristo. Hari icyo wambwiye Mana, wambwiye kuzabagirira neza, wambwiye kuzabaha abagore beza kandi b'umugisha, wambwiye kuzabagirira neza, uzabagira ishyanga rinini, ishyanga ry'umugisha. Ndakwinginze rero Uwiteka, wambwiye ko abahungu bagiye bazambera umugisha, ndakwinginze ubarinde abagore babi mu izina rya Yesu. Niba nkugiriye nk'umugisha mukunzi mwiza, ndakwinginze unyirukaniriza imbaraga mbi, unyirukanira imbaraga mbi zigenda ku bahungu banjye, n'imbaraga mbi z'abakobwa ba Delila ndimo kubona mu izina rya Yesu. Ndazirukana, ndazitesha agaciro, ndazishwiragiza impande zose aho zaturuka hose mu izina rya Yesu. Nirukana iyerekwa ribi, iyerekwa ry'ivangirwa, imbaraga mbi zose zaba zikomeza zizirikira ku rugo rwanjye, ndazirukanye mu izina rya Yesu. Uraha mu izina rya Yesu. Oh my god. Vanilla. Wow. Vanilla, uraberewe. Wow. Uzi ko umuntu atakumenya? What's wrong? Ubwo ni mama. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ubwo ndabizi ni mama ukubwiye nabi, sibyo? I'm sorry mama, mwihorere, mwirengagize, bifate nka nta cyabaye, sibyo? Vanilla, urabizi ko ari njye nawe. Ntugire undi muntu uwo ari we wese witaho. Ni njyewe ugukunda, ni njyewe uzagushaka, ni njye uzabana nawe. Abandi ibindi bavuga byihorere, sibyo? So, welcome. Mu gihe barimo kuvugurura office, nashatse yuko bakora neza, bagashyiramo n'ibyumba by'abari abatayeri bandi bagakorana natwe bari hafi yacu. So, mu gihe bimeze gutyo tugiye kuba dukorera hano ni mu rugo, wisanzure, nta muntu n'umwe uzakubuza amahoro, sibyo? N'ibyabaye byose ndaza kumwihanangiriza, nta kindi kibazo kizaba. Nta kibazo twagiranye no kumwe, just nawe yutse backstory. No, ndabizi ubwitonzi ugira, ntabwo wabyemera ko hari icyabaye, ariko ndabizi buriya akantu kabayeho tu. No, it's okay. It's okay. So, wisanzure, tugiye kuzadukorera hano. Ntabwo nyine mama wari bibone ko ari nko kuvogera urugo. Oya, hano ni iwanjye. Yeah. Mu gihe cyose papa yabinyemereye, nta wundi muntu wamagarika. So, ntugire ikibazo na kimwe. Ibintu byose ni hano. Ntabwo ari igihe kinini, ariko tugiye kuba tubikorera hano. Kuko dufite akazi kenshi tugomba gukora. So, nizere ko uzisanzura ukumva nta kibazo. Ariko nizere ko ari iminsi mike itanarenze n'ibiri ko. No, umva mubwira njyewe nkwijije yuko nta kibazo na kimwe uzongera kugira. Sibyo? Okay. So anyway, ukuri ko Imana urasa neza cyane. Ndakubonye ngira ngo n'undi muntu utari wowe. Ya misatsi yawe yagiye gihisha ubwiza bwawe, none ubu nibwo ndi kubona. Uraberewe, urasa neza. Byandenze, njye sinzi uko nabivuga.
ndi kumva mfite ibintu byinshi byo kukubwira ariko nabuze icyo mpera. Thank you nyine kiki yanjyanye Kiki byabanje kugorana ariko nzamuhemba ni ukuri ushobora urasa neza twumva nakubwira ngo yindishyira ariko giheretse ke kisari yego utangira akazi nyine Kiki nawe araje iminota mike. okay zaburi bunyakire kwakira ariko ndacyari kukureba ariko it's okay. Akiriza iki so icyo ushaka cyose aka kazi. Okay, kanzi. Sorry. Oh my God. okay So you look so beautiful. thank you Karibu. Karibu injira. Usizere ko ntakererewe. Okay. Hari umukecuru duturanye wapfuye. Umukecuru namukundaga nukuri yambabaje. Ubu ngubu mvuye iwabo. Ako nabanga. Uyu munsi nta kibazo ndibigirane nawe kubera impamvu. Sawa uyu munsi ntabwo ndi buvuge nabi. Dore mbese. Banamubonye bose. Rero namuyobera. Ntongire. Yabaye umuzungu neza sinzi saba wagiyemo ntayo nzi pe ni umudiaspora ubwo nubwo baze kuzisa mfite ka vanilla ka wow thank you vanilla agiye kunywa vanilla bose nawe urategura abana yanjye vanilla kuri vanilla nagagaye iso yoga zigorana kuzifungura ego irakonje cyane uretse uyinywa cyangwa ndende ndayiba ese ngenda koca ntabwo urwaranje ndwara kereka subiye nayo nzi izaza okay bose kubera agahinda k'umukecuru nibagiye fagitire ako nukubera agahinda bose uriya mukecuru yarambabaje fagitire zikikugeraho ujye uzihita uzifata ndazibagiye kubera agahinda bampamagaye nkizifite mu ntoki ako wowe urapfusha ngo wapfushije ipusi wapfushije umukecuru bose ni kwikara agapusi twari tubanye imyaka myinshi nari nkareze imyaka myinshi n'uyu mukecuru yampaga amata buri munsi nimba bagiye kunanuka naho ndashira bose ndabingikara nibyo byanteye stress secrétaire mfite hano ni comedy bose nanga ari ibyo pe biba bibabaje zifagitire ejo wazapfa n'inyoni n'inuma oya bose nera none ubwo ngubwo izo fagitire nzaziripotinga ejo mu gitondo cya kare n'izindi mbabarire ntuzabyibagirwe so ukuntu bimeze sasa tugiye gukorera hano ni igihe gito kuri ofisi bari kuhavugurura Mama James amubwiye nta kibazo kiri buzima hano ni iwanjye mwumve mwisanzuye icyo mukenera cyose ntimugire ikibazo sibyo Neza nandushye. Abase nawe. Nawe mu cyaro. Mwe mwagiye kubasura se? So kuki mutamwe mutujyana?
ntabwo mu buryo bashyize kuri groupe kwegura amazi se oya nawe ubundi kazi yikora n'ibindi faye akina filime akina iyihe filime se uzamurebe kuri YouTube se reba pasa ikwedu abamubona cyo yajyana n'umusore muzima social media zibeshya kubi akomama nk'ubu ngubu vanira bari mu by'ukuri ko mvuga mukavuga ngo ndi umunyamahane ngo ndasakuza ariko mama nk'ubu ngubu vanira bari mu by'ukuri ko mvuga mukavuga ngo ndasakuza ngo ngira amahane nk'ubu vanira bari banaza ko ngo yaratoroze ruko yarugeze yaroze mwe mwenyine nge mu bantu yaroze nta sindi kuko niyo yabuma bwacya naburutse reka turebe naza bari Kinyarwanda ari butubwire none se aka ni akabari gusa akabwa telefone kawe baba bipa aka ni akabari narabikubwiye ngo vanira mwirukane warananiye mana yanjye ariko ijwi ryawe rero riri kugenda rihinduka cyane ko bizarangira uvuze nkanjye se kubera iki uvuga ikipe nk'icy'abagabo So, I'll show you something. What? Yeah, I'll give you that one later. There is... nzere iyo batiyanjye ayisigaye nta kibazo. sege kimwizere hoya kandi umukecuru wanjye nawe amaga amata ubu ngubu nayavuyeho kubera nta mukecuru navuyeho pe kosito zawe kureba bose Yes. nava nabiri gucamo se Gahoraho. Umva mwana cyakoze reka mubwire. Bankoreye umuti. No gukora ibikosa ariko niyo mpamvu mubabarira. Mvuze ukuntu se ubundi ibintu bimeze. Ni sawa cyane. shima nabize numva nabigiyemo bose Ubu ngubu ahubwo ikintu nshaka. Wana twa tuntu wajya gukorera ukanzana utuntu two kurya n'iki. Biriya nta na kimwe nshaka kuzongera gukora. Ujye ubishyira mu murongo abari ubinzanira. Noneho gusa nazaguha kaya nyinshi ukahita unyirukana ukahita aba sekreteri ukanyirukana ntabwo yabaho umuntu ntabwo nakwibagira akajoke nanakwirukanye najya ngo hemba udakora umva wowe utwo tuntu ujye ubimurekera wowe gumane n'akazi kawe n'iki ariko utuntu nk'utwo ngo twumva tunyerekera ujye umureka abinkorera gusa nta kibazo pe ahubwo mubwire genda umurere udufuru two kurya murangiza umubwira atunzanire nta kibazo utumu ndahita subiza se bose nimba n'ubwo rusura rwawe ndakwirukana ntabwo nabikora ariko for sure thank you it's okay yeah. So muri utwo tuntu ntacyo nta kibazo kamubwire waruhutse iyo ndi mu kazi kugira ngo njye nibuka yuko ngomba no kwibuka ariko ntabwo thank you welcome binkorere please niki ukirya gute ndi gutekereza wikasa ukuntu nababara ese kirya gute cyangwa ngirisha amenyo ariko ntabwo amenyo bikwereke gutya nkahita nkata oya please reka ahubwo nzanira akayiko gatoya usa nk'ubu ngubu igiye hano gutya nkihanagura oya asobanutse nabikwereka okay so
urasekera uziko ikinyomoro nka gutya kigoye nko kwishaka biragorana waba wikwiriye ntabwo kugira ngo bizave ikibazo reba iyi minota yose ugiye kurya ikinyomoro naba maze bingahera ibinyomoro ariko ukakirya witonze ngiye gutya nibyo binyorohera shadi sinabivamo nsigaye numva ntaga kukureba ndandeba cyane bikantera isoni sinajyaga ngira isoni nsigaye zijya koko nsigaye ndeba sorry nanjye ntabwo ari igihe uyu munsi ndashaka ko untekera ndarya ibiryo byatetswe n'ibi biganza for sure nzakubwira igihe ibaze ko ntabasha no kuyiteka gute tutazi guteka kereka nimba ari ugushira mu mazi ugatogosa ibyo nabishobora uziko ifi uyishyize mu mazi ihita yoga ikigendera so urayiteka neza witegure neza sibyo sorry reka mpindure muri mishatsi tutangire ikintu cya mbere ifi urabanza ukayikata bibisete aya nibyo ngiye kubanza ukayikata gutya ubibona ubutaha bino bintu niba uzabikora ngewe mfata vuba yabyo byo ndabizi umuntu akata gutya kugira ngo ishye neza amavuta iki byose byinjiremo ishye se ubu wikase koko ntabwo nakwikata so noneho iyo tumaze gukata bino ubwo umuntu ahita atangira gushyiramo ibirungo urabona yuko hano nyine amavuta n'ibirungo byose biragenda byinjiramo ibimeze neza so hari ibirungo bitandukanye byose turi bukoreshe byose siko njya mbere kuri televiziyo ntabwo siko none ko wambwiye ngo ntabwo ubizi nyine njya mbona gutyo baba bari kubikora urabona za televiziyo nyine ari amahoteli baba bari bagiye ngo abantu abanyamakuru bagiye gusura basuba umuntu yayishobora usanzwe gutyo neza ko nyine biba biterwa n'abantu bagiye kubyigira hanze tu rero kwiga buriya kwiga ni ukwiga nta buno ubibonye nta nubwo bizongera kukunanira turaba tuyishyizeho hano ibanze ifate ubushyuhe ise nkaho n'ibirungo bigiyemo nyuma yaho nyuma y'iminota 10 gusa ndatangira ko tubigenza ndumva ngiye kujya mu hoteli cyane so hano already umuriro yari yamaze kwaka ibindi ndakwereka ibindi tugenda dushyiraho n'indimu n'utundi turungo dutandukanye tari wow so ibindi turabikora mu kanya kuko ndi kubona arabyinaki
Okay. nawe ariko Vanilla. Van. You know where it's in my Iki ni cyuma cyawe? Yeah, ni cyanjye. Kurara hano ya. There you go. Thank you. Sisi mewe ntabwo tuyanduza. Oh yeah, nta kibazo. Fine, ahubwo nasoje.